ukava muri icyo kibazo. Afite ubundi buryo yahishura iyo ndwara yawe ikamenyekana, baganga bakayibona. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia. Ndashima Imana cyane, Imana yo mu ijuru, Imana igira neza, Imana ishobora byose. Imana yacu nihabwa icyubahiro, ikomeje kuturinda, ikaba iyidukomereje imbere yayo. Imana nihabwa icyubahiro. Rero namwe ndabashimiye abadukurikirana, abadusengera, abadushyigikiye mu nzira zose zishoboka kugira ngo dukomeze uyu murimo mwiza wa Kristo. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Anje kukubwira ngo Yesu afite ubundi buryo. Yesu afite ubundi buryo. Uburyo warubayemwo urabona bwanze. Uburyo mbese uburyo bwawe urabona butagikunze. Hari uburyo warubayeho, hari uburyo wakoraga, hari uburyo wabagamo ariko urabona bwanze. Ariko nje kukubwira ngo Yesu afite ubundi buryo. Afite ubundi buryo bwo kugutabara, afite ubundi buryo bwo kukugirira neza, afite ubundi buryo bwo kugukoresha, afite ubundi buryo bwo kubana nawe. Wizere Imana, uyiringire. Yesu afite ubundi buryo. Ntuhagarike umutima, ahubwo wizere Imana. Imana yacu, Imana twizeye, Kristo w'i Nazareti, afite ubundi buryo yakugirira neza, afite ubundi buryo yaguha andi mahirwe. Aya mbere yaranze, aya mbere yarapfapfanye, ariko afite ubundi buryo. Nkuzana ijambo rivuga ngo Yesu afite ubundi buryo. Bwire mugenzi wawe muri kumwe, bwire mugenzi wawe umaze kunanirwa, wari wihebye, wavugaga ngo ntibigikunze, ntaho byaca, nta nzira, ariko umubwire ngo Yesu afite ubundi buryo. Afite ubundi buryo bwo kugutabara, afite ubundi buryo yakugoboka, afite ubundi buryo yakugirira neza, ukishima, kongera ugaseka, ukongera ukanezerwa. Yesu afite ubundi buryo wahura nawe, kongera ukerekwa, kongera ugahanura, kongera ukavuga ijambo ry'Imana. Ufite ubundi buryo, afite ubundi buryo yakoresha urugo rwawe rukagira amahoro, bana bwawe bakagira ubwenge. Afite ubundi buryo yakugarukaho, amazina agahinduka, amateka agahinduka, ukabona umugisha, ukabona icyerekezo. Mbega nje kukubwira ngo Yesu afite ubundi buryo yagirira neza umurimo wayo, yakwagura iryo torero, yakwagura iryo vugabutumwa. Yesu afite ubundi buryo yagukora ku maso, ukongera ukabona. Warerekwaga none ntukerekwa, wararotaga none ntukirota, wari ufite ubusabane n'Imana none byasubiye inyuma. Ariko nje kukubwira ngo Yesu afite ubundi buryo yakugirira neza ukava muri icyo kibazo. Afite ubundi buryo yahishura iyo ndwara yawe ikamenyekana, baganga bakayibona. Afite ubundi buryo yavumbura ubucakura bw'abadayimoni bukwihishemo, ukarwara ariko baganga ntibabone indwara. Ariko afite ubundi buryo yakoresha iyo ndwara ikajya ahagaragara igakira. Imana ihabwa icyubahiro, kandi Imana yacu ishimwe ko afite ubundi buryo yagutungamo, afite ubundi buryo yabana nawe, afite ubundi buryo yakugirira neza, ukabona ineza y'Imana, ukabona kwaguka, abantu bakazagufasha gushima Imana kubera ko afite ubundi buryo. Birashoboka ko ubwa mbere ubona bwanze, birashoboka ko ubwa mbere ubona bwashaje, ntabwo mbese ukavuga uti wapi byaranze, igihe cyararenze, nta nzira igihari. Niko kenshi dukunda kubivuga ngo nta nzira, nta bushobozi. Ariko kandi nje kukubwira ngo mu by'ukuri Yesu afite ubundi buryo. Ubyizere, komeza ukizwe, komeza wubahe Imana, ntucike intege. Kuko kenshi tugunda gucika intege, twabona ibintu bisa nkaho bitinze, ugasanga umuntu asubiye inyuma. Abantu naragerageje byaranze, ndabona nta zindi nzira, ndabona nta yandi mahitamo. Ariko reka nkubwize ukuri, Yesu afite ubundi buryo azakoresha, ubuzima bwawe bukaguka, ubuzima bwawe bugatera imbere, ukongera ukagarukaho n'Imana, ukongera ukibukwa nayo. Imana ihabwa icyubahiro. Aha tugiye kureba inkuru ziri mu gitabo cya Yohana. Turareba ibice byaho 9. Bibiliya yavuga ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Uyu muntu ngo yari yavutse ari impumyi.
hari igihe tubona abantu bahuma akakubwira ati nahumye ngeze mu myaka 10, nahumye ngeze mu mwaka wa 2 segonderi, nahumye ndi mu wa mbere primaire, nahumye nzi ubwenge. Kenshi abo dukunda kubona 90% abantu bahuma bamubaza ahubwo ati nararwaye banjyanye kwa muganga bigenda bitya biranga biraruha bivamwe ubuhumyi. Rero uyu rero Bibiliya iravuze ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Mu by'ukuri we ngo ubuhumyi yari yabuvukanye, cyari ikibazo gikomeye abaganga badashobora gushobora. Kuko turaza tukabwira abaganga ngo muganga nafashwe ntya bigenda bitya ate hanyuma rero bigenda bitya hanyuma ukagenda umubwira ariko agenda kurikirana, ariko mu by'ukuri wagiye ugaceceka ntabwo yamenya hahera. Ntabwo yamenya hahera. Kenshi bakunda kutubaza bakakubaza ati byagenze bite mada, kugira ngo ugire iki kibazo byatangiye bite. Natangiye numva umutwe ndya, natangiye numva ijisho ririmo imisonga, natangiye numva ukuguru kumbabaza, ugatangira kwisobanura. Ariko uyu muntu Yesu yakijije ngo yari yavukanye ubumuga. Bivuga ngo n'abaganga byari kubarushya kumenya ukuntu cyateye ubumuga. Mana ishimwe, Mana ihabwe icyubahiro. Ngo Bibiliya iravuze ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Nje kukubwira ngo Yesu afite ubundi buryo yakoresha icyo kibazo kikamenyekana aho bipfira ukahamenya. Afite ubundi buryo yakora ikibazo cyawe kikavumburwa. Hari ibintu bikwihishamo ukabana n'ibintu ukayoberwa aho byaturutse, ukayoberwa intandaro yabyo, ukayoberwa aho biva, bikakuyobera bikagucanga. Ariko kubera ko afite ubundi buryo, iyo tumugeze imbere arabimenya akamenya ikibazo aho gihagaze, akamenya icyabiteye, akamenya aho byaturutse. Rero wizere Imana. Yesu aravuze ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Aravuga ngo kwa data hari amazu menshi, ngo yabadahari ngo abarabibabwiye. Ndagira ngo nkubwize ukuri, Yesu afite ubundi buryo. Rero ngo ahangaha Yesu akiza uwavutse ari impumyi, ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati mwigisha, ninde wakoze icyaha, ni uyu cyangwa ni ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Baramwegereye bagira ngo Yesu yabura icyo abasubiza. Ati tubwize ukuri, uyu muntu ni icyaha cye cyangwa se ni ababyeyi be? Ko yavutse ari impumyi, uburwayi yarabuvukanye. Ubu ni icyaha yakoze cyangwa ababyeyi bakoze icyaha kugira ngo Imana irabahana, bahura n'ibibazo kuko bakoze ibyaha hanyuma babyara impumyi? Kuko tujya dukunda kubibona tutari Imana wasanga ari ikibazo, umuntu yahura n'ikigeragezo, umuntu yajya mu ishuri ry'Imana abantu bakamutindaho bati ni ibyaha bye buriya ntakizwa neza. Oya, jya ubanza urebe. Nkunda kubibabwira kenshi, yego habaho ingaruka z'ibyo twisigarije, zibaho rwose pe. Habaho ingaruka, umukristo agahura nazo ari umukristo kubera ibyo yasigaje atamazeyo, agahura nabyo bikamugaruka. Ariko hari n'ibindi kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire kuri wowe, ugaca mu kintu cy'ikibazo, ugaca mu kintu cy'ubukene, aho naho Imana ikemera kuhiga. Mwarimu w'ubukene akaza rwose akakwigisha, warakijijwe ufite imibereho, hanyuma ukabona ibintu bikurushaho kwanga. Ukabona nanone warakijijwe ufite akaduka, ukabona kari kugenda kanga. Warakijijwe ufite akazi, ukabona mu kazi hajemo impagarara. Ariko ari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri wowe, atari ibyaha, atari uko ukora n'abakazi. Oya, ari ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri wowe. Hari n'ibiza ari shitani ubizanye, bimenya iyo usenga Imana igenda iguhishurira. Ukazabona rimwe uri kwiga, ukabona mu ishuri wambaye uniforme, tukabatiye naraye mbonye, naraye neretswe, naraye ndose nambaye uniforme. Mu by'ukuri Imana itangiye kukwigisha, kuko ntigitunga baswa. Nawe uzatekereze kugira ngo ubone ako kazi byagusabye igihe kirekire cyo kwiga. Warize, hari ibintu wize kugira ngo ubimenye, umaze kubimenya ubona akazi. No mu Mana rero iyo tugezemo hari igihe turigana ko ntabwo dushobora kujya mu Mana ngo dukomeze uko twakabaye. Oya, hari ibyo igenda itwigisha. Iyo tugize ubwenge rero, igihe iyo twize neza inabidukuramo vuba. Iyo dutinze nabwo twiga turabaswa, tugenda dusibira.
nibwo nari muzabona uti natsinzwe, nabonye mwarimu ampa amanota 2, nabonye nandikirwa 0. Buryo tuba twiga nabi, twirwanirira, dusakuza, tuvuza induru, ariko iyo tumenye ubwenge tukiga dusenga, Mana mfasha muri iki, Mana mpishurira, tukamenya aho bituruka, Imana igenda itwigiza imbere, ituzamura. Aba rero ngo baramubaza ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, ni uyu cyangwa ni ababyeyi be? Yavutse n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi. Bagira amatsiko, batereka tumubaze Yesu turebe icyatumye uyu mwana avuka ari impumyi. Icyatumye avuka ari impumyi. Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Imana itugirire neza. Hari igihe duca mu buzima, hari igihe duca mu bibazo, hari igihe tutinda ahantu tukibaza ko tutazahava, ariko kuko Yesu afite ubundi buryo, akaba afite ikintu ari bukore kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe ku buzima bwacu. Hari ibyo dutindamo, ugatinda kubyara, ugatinda kubona akazi, ukabuzima bukakugora, ukibaza se bizagenda gute, ibi bintu nzabivamo nte muri iki gihe kigoye, bizagenda bite? Ariko kubera ko Yesu afite ubundi buryo, akagira icyo akora. Iyo turi imbere ya Yesu ntabwo yabura icyo akora ku buzima bwacu. Nje kukubwira ngo Yesu afite ubundi buryo, yakuhumura ubwo buhumyi, yagukuraho ubwo bumuga. Afite ubundi buryo yaguhagurutsa, yagukiza. Yakijije ubuhumyi, yavukanye ubuhumyi, uyu munsi yagukiza. Yamukijije ubumuga, uyu munsi yagukiza. Uyu rero ngo yavutse ari impumyi, ariko baravuga bati dusobanurire, se koko n'ubu tujya tugira urujijo, tuvuga bati se uriya muntu ko tubona nta cyarageraho igihe yatangiriye. Ugasanga rimwe na rimwe utinya kuvuga igihe watangiriye ukora, utinya kuvuga igihe watangiriye wiga, utinya kuvuga, ariko mu by'ukuri atari icyaha. Imyaka ufite ugatinyura ukavuga uti se ndavuga iyi myaka ntarashaka ntibanseka, ndavuga iyi myaka nta n'inzu ngira ntibanseka, kandi nsenga nubaha Imana. Oya, uko gutinda ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Uko kunyura muri icyo kibazo kwari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Imana yo mu ijuru itugirire neza, Imana yo mu ijuru idufashe. Ushobora kubona inzira zarasibye, ikibazo cyawe ukimaranye igihe, ndetse ugitindanye usa nk'uyimpumyi yakivukanye, ariko ari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri wowe. Rero nje kukubwira ngo ugire umutima utuje. Yesu afite ubundi buryo yakora kugira ngo uve muri icyo kibazo. Yesu afite ubundi buryo yakora kugira ngo nawe woroherwe muri ibyo bibazo. Yesu afite ubundi buryo. Uyu munsi ugira umutima utuje, afite ubundi buryo yagukura muri ubwo buzima, yahindura ayo mateka, ubuzima bwawe bugahinduka. Dufite umwami wacu. Muririmbyi w'120 avuga ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, yitwa Rukundo, ngo ntawamunkuraho. Uwo Kristo rero nta muntu, iyo washuditse nawe ukamugirana nawe ubushuti, nta muntu wamugukuraho, kandi ashobora byose. Ubuzima uhagazemo, inzira wanyuzemo, aho waciye ukabona amayira yarasibye, aho wagenze ukabona amayira ntagendwa, ukabona ibintu byaranze, inshuti zagushizeho, nta muntu ukikwibuka, nta muntu ukikwitayeho, waracuruje byaranze, warasenze ukabona bidahinduka, ariko umwemerere gusa uyu munsi wongere umuturizeho, ugaruke umwakire nk'umwami n'umukiza. Afite ubundi buryo ari bukoreshe. Birashoboka ko nta nandi masengesho wakongera gusenga, birashoboka ko nta n'ibindi bihe wafata, ariko afite ubundi buryo ari bukoreshe kugira ngo ubuzima bwawe bubashe kubona, bubashe kwigira imbere, bubashe guhaguruka ahantu uri. Reka dusome n'ubundi dusubire inyuma
ibice byaho bitanu asoma umurongo waho wa 8 n'uwa 9. Ngo Yesu arababwira ati Yesu aramubwira ubwo n'umuntu umwe. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Imana itugirire neza. Tubonye umuntu, Bibiliya ivuga ko ari umuntu. Ngo Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Bivuga ngo yari aryamye kuko yaramubwiye ngo byuka, haguruka, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Imana ishimwe ko Yesu afite ubundi buryo akoresha. Bibiliya ivuga ubundi ko uyu ni umurwayi ngo ari ku kidendezi, ngo akimazeho imyaka 38. Imyaka 38 ngo aryamye ku kidendezi. Hanyuma ngo icyo kidendezi marayika yo yazaga muri ayo mazi. Ngo ayo mazi yibirinduraga, hakiraga umurwayi umwe ku munsi. Bivuga ngo buri munsi hari ubutabazi. Ariko uyu murwayi ahamara imyaka 38. Kubera iki? Kubera ko atagiraga umuntu ngo ya mazi yibirinduraga. Ngo iyo yajyaga kwiyegeranya ngo arebe ko yahaguruka, ngo wabaga afite umurwaza yamujugunyagamo. Ufite uwe akaba mushyizemo, marayika agakiza uwo muntu akigendera. Bivuga ngo nta muntu yari afite, kuko yagiranye na Yesu ikiganiro. Aramubwira ati urashaka ko ngukiza? Aramubwira ati se urankiza? Nta muntu ngira. Iyo marayika aje amazi akibirindura, abafite abantu babatamo, ufite umuntu amujugunyamo agakira indwara iyo ari yose. Yesu aramubwira ati oya, mbwira icyo ushaka. Bivuga ngo Yesu we afite ubundi buryo. Yarahageze rero, akihagira ngo Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Nta kindi kintu yamubwiye. Yaramubwiye ngo genda. Byo gutegereza marayika, byo gutegereza ko amazi yibirindura ntago byabaye, kuko afite uburyo bwinshi. Uyu murwayi yari afite ikibazo. Imyaka 38. Atagira umuntu umushyira mu kidendezi, atagira umuntu umusabira akazi. Birashoboka ko nawe utagira umuntu watuma ahantu ibunaka ngo agufashe, akudeporeze. Utagira umuntu waguhuza na runaka, utagira umuntu. Ibyo kenshi dukunda kubyumva n'abantu, kandi nawe urabivuga. Yonza kugira umuntu hari ahantu nahabona, yonza kugira umuntu bira bintu byari kuba byaratunganye, yonza kugira umuntu karakazi imbana nakabonye kuko narakoze mbona bigenze ne. Ugasanga ubuzima bwacu bwose twifuza guhura n'umuntu, kandi nibyo. Ariko Yesu afite ubundi buryo atabara umuntu utabonye umuntu. Imana ishimwe. Afite ubundi buryo atabara umuntu udafite umuntu umujugunyamo, udafite umuntu umufasha, udafite umuntu umuhagurutsa. Yesu afite ubundi buryo akoresha kugira ngo umuntu yoroherwe, umuntu have mu kibazo. Uyu muntu yari afite ikibazo mu by'ukuri. Uyu muntu yari afite ikibazo kandi kinakomeye. Myaka 38 uryamye. Nta muntu ugufite imbabazi ngo avuga ati sha ura muntu ubushize narahamusanze, none dore ndagarutse ndahamusanze, nimureke abanze. Oya. Adafite umuntu uri bumuvuga uti nyamuneka nimumureke abanze ajyemwo, ahamaze igihe, ahamaze imyaka 2, ge narahamusanze, none maze imyaka 2 ndagarutse ndahamusanze. Nta wigeze abivuga. Imyaka iragenda, 5, 10, 20, 30, igeze muri 38 ngo Yesu arahanyura. Yesu anyuri wawe. Ahanyure rwose. Uyu munsi Yesu akunyureho abirebe, kuko yahageze arabimenya. Ngo Yesu ahageze ngo arabimenya, amenya ko amaze igihe kirekire ngo aryamyaho. Yesu ni umwami, ndamushimye. Ngo ari ku musaraba
inyabihanga ku manywa y'ihangwe, ngo yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ngo nimuze ndabaruhura, nimuze ndabaruhura. Yesu araruhura. Ndashima Imana ko ifite ubundi buryo. Ndashima Imana ko igira neza. Ndashima Imana ko igira neza, igira ubuntu. Imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yesu Kristo nashimwe. Twamuhawe nk'umucunguzi, twamuhawe nk'umucunguzi wacu. Nimureke tumwizere, nimureke tumukorere, nimureke tumwiringire, tumwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Abarushye, abaremerewe, ese ufite uburwayi bwakunaniye, warivuje byaranze, uvuye mu mahanga, wamarishije ibyawe abaganga, waragurishije n'inzu uragurisha, waragurishije n'akamodoka uragurisha, wimazeho n'akarima waragatanze, ariko byaranze. Nje kukubwira ngo Yesu afite ubundi buryo. Uwabwiye umuntu ngo niyikorere uburiri, Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Iyahagurukije uyu murwayi uyu munsi guhagurutse, iyahagurukije uyu munsi guhagurutse, uyu munsi guhagurutse. Ntago nzi aho uryamye, ntago nzi aho wicaye, ntago nzi aho utinze, ariko ibyo ari byo byose uyu nawe yaratinze, uyu nawe yaratinze, uyu nawe yari igihe yari amaze ahantu, kubera ko ari umutunzi w'imbabazi. Arahageze ngo arabimenya, amenya ko amaze igihe kirekire. Igihe umaze ntabwo nkizi, ariko Yesu abimenye, agira ikintu amenya, aguhagurutse, akoresha ubundi buryo. Ubwawe bwaranze, ariko akoresha ubwe. No sere bone foya. Ndashima Imana yuko ishobora byose. Iyaduhaye umwana wayo w'ikinege, ihabuzwa n'iki? Kumuguhana n'ibindi byose. Nuwizere Kristo, twahawe nk'umucunguzi, twahawe nk'umutabazi, twahawe nk'umuvandimwe. Imana yacu ishimwe kwigira neza. Ngo aramubwira ngo kandi wari umunsi w'isabato, wari umunsi w'isabato. Birashoboka yahura nawe uyu munsi utagiye no gusenga, waba ari umunsi w'akazi, waba ari umunsi wo gusenga, waba ari umunsi w'ubusa. Uyu munsi ukubera umunsi udasanzwe uhure n'Imana, ukubera umunsi udasanzwe ikugirire neza, kuko yakize ku isabato. Imana ikugirire neza, Imana yacu kurengere, Imana yacu kubature, igira aho ikubyutsa. Yewe uraryamye, ubuzima bwawe urasa nk'uburyamye, urabona bitagenda, urabona bidakunda, ufite agahinda n'umubabaro, nibyo. Ariko Yesu afite ubundi buryo yakomora izo nguma, iyo mibabaro iri mu mutima, ibyo bikomere. Mwakire gusa, mugire uwa mbere mu buzima bwawe, mwakire, muhe icyicaro, mushakire intebe, mubwira kwicaremo, akuruhure. Yitwa karuhura, arashoboye, arihagije. Yesu wacu arihagije, afite ubundi buryo yakuruhura, afite ubundi buryo yaturisha uwo mugabo umaze iminsi aguteza impagarara, yakura izo ntonganya. Afite ubundi buryo yakuremera amahoro, yakuremera ubuzima. Afite ubundi buryo. Uwakijije iyi mpumyi imaze imyaka, uwakijije yarabuvukanye. Bibiri ivuga ko yavutse ari impumyi ikamukiza. Ubumuga ugendana ntabwo mbuzi, ariko Yesu afite ubundi buryo yagukiza ubwo bumuga. Mwemerere gusa, ndagira ngo umwakire, ndagira ngo umwakire nk'umwami n'umukiza, ndagira ngo umwakire nk'umucunguzi wawe, ndagira ngo umwakire nk'umuvandimwe. Umubwire byose bikugoye, ntugire na kimwe umuhisha. Bwira Yesu bikugoye, ngo arakunda, afasha abamugana. Ngo we kugira ubwoba, ngo kandi wirira, ngo we mutimurira, ngo nuze kwa Yesu, ikaze. Ngo amakuba yawe yamubwire, ngo mubwire buhoro, ngo ibikugoye, ibikuruhije, mubwire utuje, kuko ni umubyeyi. Arashoboye, afite ubundi buryo ari bukoreshe, afite ubundi buryo, afite icyo gukora. Uburyo umenyereye ntabwo ari bwacamo. Umenyereye gusenga minsi 40, umenyereye kwiriza ubusa minsi 3, naze mwakiraze, nta bindi bihuri bufate. Usenga ni byiza, no kwiriza ubusa ni byiza, ariko Yesu afite ubundi buryo ari bukoreshe kugira ngo woroherwe, kugira ngo ugire amahoro, kugira ngo uruhuke. Rero ngo Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende.
muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Mana yo mu ijuru iguhagurutse ugende ujye kurangura, ihagurutse ugende ujye gushaka, iguhagurutse ugende ujye kubaka urugo, iguhagurutse ugende ujye kwa muganga iguhe ibisubyare, iguhagurutse ugende ujye mu mahoro yawe, ujye mu mugisha wawe, ujye mu mugisha wawe. Yesu ahagere, wigendere, ujye mu byawe wimwe, ujye mu byawe bakubujije, ujye mu byawe bakwambuye, aguhagurutse ugende ujye mu mugisha wawe. Imana yo mu ijuru, Kristo w'i Nazareti afite ubundi buryo. Ngo abona umurwayi aramubwira ngo genda, ngo umurwayi arigendera. Muri ako kanya uwo muntu arakira, ako kanya ngo ahita akira, yikorera uburiri bwe aragenda. Imana ishimwe. Muri ako kanya Yesu yakikubona, ako kanya yo muhuye, ako kanya yumvise imirindi ye, ako kanya yumwakiriye, ako kanya yo mwemereye, ukihana ukiyeza, ukamwemerera kuri umunyantege nke, ukamwereka ibyakunaniye, ukamwereka ibikubata, ukamwereka ingeso mbi zitajya zikuvamo, ukamubwiza ukuri, ukamwambarira ubusa, ukamubwira ngo Yesu, ibi byarananiye, ibi byaranze, irari ntirijya rimvamo, kubeshya ndi umunyabinyoma, ndi umuntu wifuza, ndi umunyeshyari. Yubimubwije ukuri, ako kanya icyo cyago kikuvamo, ukagenda uri muzima. Imana ishimwe ko Yesu afite ubundi buryo yakoresha kakugirira neza. Icyo ashaka gusa ni uko umwemerera, ukamubwiza ukuri. Uyu murwayi yamubwije ukuri kuko yaramwaje turashaka gukira, amahitamo yaraye. Umurwayi aramubwira ati nta muntu ngira, si uko ubutabazi budahari, marayika araza akazana imiti, ariko ufite umurwaza akamujugunya mu miti akayakira, indwara igakira iyo ariyo yose. Ngo habaga ibimuga byanyunyutse amaguru, impumyi zahumye, birwaye inyonjo, birwaye urushwima. Urumva ko habaga imiti mu by'ukuri. Aho uhagaze hari ubutabazi bwawe, ahubwo Yesu akwiyereke. Aho hantu uri ni igisubizo cyawe kiri, aho hantu uri niho Imana iri bugusange, aho Yesu niho muri buvuganire, muhamagariraho, mutabarizaho. Aho wicaye kuri iyo ntebe y'akazi, aho muri ibyo biro wicayemwo, mutabaza umugore uti boss amereye nabi, arashaka kungusha mu cyaha, none Yesu mbigenze, arakugira inama. Aho hantu uri mubwire ngo mwami, ahangaha aho dukorana bashaka ko turya ruswa, kandi jyewe narakirijwe, ndumva nshobewe, nimbyanga baranyambura akazi. Mubwira afite ubundi buryo ari bubigenze, afite uko ari bubigenze, afite ubundi buryo ari buhoshe izo ntambara, ari buhoshe izo nduru. Mana ishimwe ko yihagije aho hantu uri. Rero ngo umurwayi ngo muri ako kanya arakira, ngo yikorera uburiri bwe, ako kanya ahuye na Yesu, yahise yakira icyo gitangaza, ngo aragenda yikorera uburiri bwe arigendera. Ko kanya agihura na Yesu ngo aragenda. Bibiliya ivuga ngo kandi hari ku isabato, bivuga ngo Yesu arakora amasaha 24 aba ari kumwe nawe, ntago yakureka, nta konje agira ku buzima bwawe. Ahubwo icyo usabwa ni iki? Mwakire nk'umwami n'umukiza, mwakire, emerera Yesu, ibyo bintu wikoreye abiguture. Ntabwo wabaho muri ubwo buzima bwo guhora ukora icyaha ngo ubeho, cyakizana urupfu. Mwemerere gusa, afite ubundi buryo yakoresha ukabaho utakoze icyaha, ukarya utasambanye, ukabaho utabeshya, ukabaho utiba, utariganya. Arabishoboye, ibyo byose arabishoboye. Mwemerere gusa, wowe umwizere, umwakire nk'umwami n'umukiza wawe, nta kindi usabwa. Ubundi ibyo byose arabishoboye. Baranyambura iduka, nimbyanga ndaba nikuye amata mu kanwa. Oya, ahubwo nubikomeza uraba wikurura ubuzima bwawe mu kaga, herezo ryawe rizaba ribi. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi, kandi tukiri kuri iyi si Yesu afite ubundi buryo yagudutungamo, akagutunga ukabaho neza, ukagira amahoro wambuwe, urugo rwawe rukagaruka, rwari rwarasenyutse, zahari induru, urireba ukabaho nta n'urwo nkibonye. Ariko hari andi mahirwe Yesu aguha, kongera ukubaka. Mana ishimwe, ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo usengere Imana, ndagira ngo dusenge. Urumva ushaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza?
kuko numwakira gusa intambwe imwe, nutera intambwe imwe ukakira Kristo n'umwami n'umukiza, ibindi byose ubimurekere. Icyo usabwa ni iki? Ni ugukizwa kandi ukarekura ibyagutandukanya nawe, ibyari inyungu bikaba igihombo ku bwa Kristo. Hari igihe kwiba ariho wungukiraga, kukubita imibare ukayongera ku yindi ariho wungukiraga, hari ubuzima rumwe nawe ukaba ubizi ko ari icyaha, ariko ukavuga uti ibyo byose nta kundi nabaho. Ariko emerera Kristo umwakire, hanyuma umubwize ukuri, afite ubundi buryo ari bugutunge, afite ubundi buryo ari buguha umugisha. Rero ndagira ngo niba wemeye ukemerera Yesu Kristo akakubera umwami n'umukiza, akakubera umuyobozi, mwemerera uzamura ikiganza cyawe ngo usengere, hanyuma wakire Kristo umwami n'umukiza, umubwire ibikugoye, ibindi byose arabizi ngo yarahageze amenya ko uyu murwayi amaze imyaka 38. Ntabwo ari wowe wabimubwiye, we gusa icyo ashaka ni uko umubwira ibyakunaniye, ibikugoye, ibyaha byawe, ibikugora. Uwo mugabo ufite si uwawe, kandi numureka urabona wapfa, urwo rugo urimo si urwawe, kandi uruvuyemo ukavuga uti muri ubu buzima rwose, ku buzima urugo naruvamo nkabahone. Urabaho, Yesu afite ubundi buryo, akagushakira uwawe kandi ugukunda. Ibyo byose ukabaho mu buzima bwejejwe, ukabaho uri umukristo. Yesu afite ubundi buryo, yakuruhura, uri imfubyi, uri umupfakazi, humura. Hari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe gishobora gushibuka kikagira n'ibitontome kandi byiza. Mana yacu, uyu muntu kwizeye wijejwe n'ijambo ararushye, icyaha cy'ubusambanyi, icyaha cyo kubeshya, icyaha cy'ubujura, kubaho apfundikanya abeshya, akaba mu buzima butejejwe, akabaho abeshya, akora ibyaha, agambana, ni umunyeshyari, abona mwene se yateye imbere bikamubabaza. Iki ni icyaha, mubabarire, umukure muri ibi byaha, mwandukure mu gitabo cy'abarimbuka, mwandike mu gitabo cy'ubugingo, ubugingo kandi bwinshi. Uyu muntu akizwe, mwami Imana, ni wowe utanga agakiza, ni wowe ukura abantu mu burimbuzi bakava kurimbuka, ahubwo bakakira agakiza. Ndamusengeye nakwakire, nakumenye mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze ko ufite ubundi buryo ujye ukoresha ku bantu bawe, urakoze ko ufite ubundi buryo ujye ukoresha ku bakwakiriye, urakoze ko ufite ubundi buryo ujye uruhuramwe abarushye bakwizeye nk'umwami n'umukiza. Urakoze Mana, ruhura abarushye mu izina rya Yesu. Uri Imana yacu, uri Imana ishoboye, uri Imana ishobora byose. Urakoze Mana, sengeye uyu mugabo, sengeye uyu mugore, uyu mukobwa, uyu musore, abantu bawe bakwizeye nk'umwami n'umukiza, ubongerera imbaraga, kandi abarushye barehure, abashaka gukizwa bandukure mu gitabo cy'abarimbuka, wandike mu gitabo cy'ubugingo, ubaha agakiza, ubaha ubugingo kandi bwinshi. Urakoze Yesu, cyubahiro kibi cyawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibagirire neza. Nimureke rero intambwe ya mbere utera niyo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Ushobora kuba waranamwakiriye ariko hari bikunanira, hari bigenda usubira inyuma, ibyo nabyo bimubwiza ukuri. Ibindi arabizi, umushakeho ubushuti, umugire number 1, ibindi byose arabishoboye. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Yari Gatera Jose guturuka muri Philadelifia. Reka mbahe telefone, bishobora kuba ngombwa nkabafasha cyangwa se nkakugira inama ni gute umuntu yakwikomeza kuri Yesu ari mu buzima butoroshye. Birakunda, urahamagara kuri 078 50 98 944 078 50 98 944 na 072 74 34 94 93 1. Imana y'amahoro ibaha umugisha naho utaha.